My people, Ninde producer. No, why you causing the name?
muhanzi ujya unyurwa unyuzwe waba ugiye kuraburiza nta muhanzi ujya unyurwa numvaga bampa nk'indi saha wenda abakurikiraho Huye Rubavu Ngoma ndetse n'umujyi wa Kigali abandi bafana bari muri ibyo bice bo baritega iki kuri Kisizi ikintu nababwira bakitega nta kindi uretse kumva ko ibyo nkoze uno munsi ngomba gukuba ibyo nzakora ubutaha niyo goal yanjye kandi nibo nkorera ibintu so ngomba gukora nivuye inyuma hanyuma ikije mbwira kuri bagenzi bari kumwe muri no bashobora muzika muri guhatana n'icyo wabavuga kuvuga uti nyamuneka ikintu nabateguza nuko ntazigera ndetse kubakunda cyane urakoze cyane thank you brother all right asante sana urakoze sawa ese cyangwa
ko kurabya tubirangira aza kuyamama umukozi w'isango yazanyishyuza tugere fast twikubita fast ayo n'umukozi w'isango yazanyishyuza yego yes isibo tv the hub of content babu Rwanda turi Musanze muri iwacu muzika festival 2023 nk'uko mubizi ibitaramo byose muzabikurikirana kuri isibo tv kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma paka muri BK Arena turi kumwe na Chris Eazy my people ninde producer no wayikoze indirimbo nageze kuvuga ngo niki si wese cyane umeze ni neza fresh bro ameze fresh kabisa oya abantu banjye sinabica wasinge urabishe uzi ko imvura yaguye abantu bakanga kuva mu kibuga wayibonye nanjye sinahavuye rega kubera bari bahari abantu bacu turi connected ku buryo ntacyo dutandukanye ntacyabatandukanya ni fresh easy ngenda bikunze ukuntu ukoze stage yawe ikiza indirimbo zawe zose abantu baziririmbaga bira bintu bivuze iki kuri wowe navuga ngo bimangiye ikintu mbere yuko binshimisha cyane bimu umukoro uko ntagomba kubatsenguha ngomba gukomereza muri uwo murongo mpaka kuyanyuma naze nanjye so navuga ngo bwa kabiri ndishima cyane ngumva ko ibyo dukora hari abantu babyishimira abantu babikunda abantu babisigarana so bima imbaraga za danje zo gukomeza kumuvenga byatari iyo ubonye ibintu biri kubaho muri no minsi mu gihe kuririmba R&B cyangwa se Afrobeat indi njyana yose uba wicuza impamvu ushobora kwicuza impamvu avuye muri hip hop kandi nayo nyiririmba nayivamo nese ntabwo ava mu kintu kwikubita hip hop kwikubita nyikubitira iki ko turi inshuti hip hop kuki ushaka ko nyikubita kuki why kuki aho gutayikubita ukubita umuntu kugize nabi umubyeyi akubita umwana nuko baba amukunda cyane kugira ngo amukubita iyo akoze amakosa kumukosora njye na hip hop nakosa turakorana na rimwe habe na rimwe wone wabivuze ni sawa cyane Eazy turi mu gitaramo kitarimo inzoga kitarimo ibisindisha abantu bari kunywa amaji inyange bari kunywa amata bitandukane nk'umuhanzi go performingira abantu banyweye n'abatanyweye ntabwo n'ibyo nabyibukaga gusa waba ufite inyange ufite amayinite ya MTN uri bugira ikibazo like RFI ikagupimira DNA niba ufite akabazo ko kumenya ngo ino wande ngize ukuri wagira ikihe kibazo inzoga ni ibiyobyabwenge ntiwarimba wayobya ubwenge ntiwafana umuhanzi wawe wayobya ubwenge so ibiyobyabwenge nta kintu bifasha kandi nta n'icyuho nabonye na gito kuba nta birimo kabisa ni sawa cyane ubwo nari na programme ya RBC cyangwa se na leta muri rusange tunywerese n'ubundi abajene bakunda kunywa cyane ariko uyu munsi tubonye vibe kubisabana vibe kandi batanyweye ni byiza cyane dufite kandi RBC mu byerekeranye no kurwanya sida muri no minsi mbere y'abarwayi ba sida kwiyongera kandi ugasanga n'abajene batoya abantu benshi ntabwo bagitinya sida nawe ujye ubibona ntabwo njya mbibona ko sida si ubundi ntabwo wabibona gutya ngo ndi kubibona ariko sida ni ikintu gihari ni ikintu tuzi ububi bwacyo ni ikintu tuzi ingaruka zacyo buri mujene ndabwiye buri mujene ngewe mbere yuko dukora ibintu hari umuntu uza akavuga ngo twirinde ngo tubone ngo sinzi ukuntu bakunda kubivuga nyine ngo wifate akavuga ngo ukoreshe condom ariko icyambere burya no kwitekerezaho ni ugutekereza neza kandi hari nabyo by'ababwenge bizira niba ngo ibiyobyabwenge byanze bikunze nturi butekereze kuri sida n'ujya gukora icyatuma uyandura tu so navuga ngo ikintu cya mbere nabwira abajene no kwimenya kwitekerezaho kuko buriyo witekerejeho ntabwo ukora ikosa nikosa wakora uba waburiyemo kwawe tu twitekerezeho kandi twirinde man sida ni fo yica nyine ubuzima bw'abajene cyane cyane Eazy wari wakoresha agakingirizo nigeze agakingirizo uretse ibitekerezo ndumiwe cyakoze ndarushye nakubeshya bigeze ku gakingirizo umunaniro uhita uzamuka agakingirizo ariko abantu barakoresha wenda n'impamvu nari mbikubajije sina ngombwa ko umuntu amenya niba urakoresha cyangwa utaragakoresheje ahubwo abajene benshi batinya kujya kugura agakingirizo muri botike akumva yuko ngo kuvuga ngo uwo muntu ntabwo aba yatekereje nutinya kujya kugura agakingirizo uzaba utari gutekereza ni nko gutinya kujya hari ubuzima uri mu rupfu ntabwo wacuzinga urupfu hari ubuzima so umuntu wabitinya nuko yaba atagakeneye kandi kutagakeneye wikora ikiri butume ugakeneye